Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789531626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa kivuga, icyapa gifite ishusho ya mpande enye kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande eshatu, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba kivuga iki mu byapa byo ku mihanda? Iherezo ryo gutambuka mbere. Mbe gutambuka mbere ku binyabiziga biturutse imbere aho ujya, se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere? Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni se gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Kino kibazo abantu benshi bakunda kukica. Kubera iki bakica? Baravuga se ino B n'ino C bitandukaniye. Hari ugutambuka mbere ku binyabiziga biturutse imbere aho ujya. Ibinyabiziga biri guturuka aho weho uri kujya nibyo bitambuka mbere, muri make biza bigusanga. Hakaza no gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ugiye gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe, aho ni wowe uratambuka. Turebeye mu birango, murabizi tugenda mu ruhande rw'iburyo. Umuntu uri iburyo ari mu mweru, uza gusanga ari mu mutuku. Buri gihe umuntu uri mu mutuku aba abujijwe gutambuka mbere. Niyo mpamvu rero duhisemo se. Ndizera ko usobanukiwe. Niba avuga gutambuka mbere ku binyabiziga biturutse imbere aho ujya, uzamenye ko abaza bagusanga aribo bazatambuka mbere. Niba avuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, uzamenye ko ari wowe ugiye gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere yawe. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ndizera ko ramsamo se, ndizera ko ramskandika ku papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iyo atarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Badafitiye imyaka: A imyaka 10, B imyaka 12, C imyaka 7. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura nta na rimwe aba yemerewe kwicara kuri ya ntebe y'imbere yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Uba wareba hirya gato agakubagana, akaba azunguje wenda akaba azunguje feriya, mugasanga wenda guteje ibyago. Niyo mpamvu rero biba bitemewe. Cyangwa ukabona akoze kuri za vitensi yashyizemo itariyo, ugasanga guteje ibyago. Niyo mpamvu umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo yemewe kwicara kuri ino ntebe y'imbere yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka. Wowe mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda
turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Kiba gifite amabara asate: A, buso ni umweru; B, ikirango ni umutuku n'umukara; C, ikirango ni umweru n'umukara; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kiriya cyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere ni nka kiriya cyo ku kibazo cya mbere. Mwabonye ko kiba gifite amabara atatu ariyo ubururu, umweru n'umutuku. Hano hari ahantu ubonye handitse ngo ubururu, umweru n'umutuku, ntaho niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikindi cyatuma duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, batubajije amabara y'icyapa yose. Kuri A bivugira ku buso gusa, kuri B bivugira ku kirango gusa, no kuri C bivugira ku kirango gusa. Kandi iyo bavuze amabara y'icyapa uvuga amabara yose uri kubona ku cyapa. Ndizera ko umenya impamvu duhisemo D, ndizera ko ariko nicyo cyapa ukizi. Ni kiriya cyo ku kibazo cya mbere. Ikibazo cya kane kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Nuvuga ngo niba bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi, bitakundira umuyobozi kureba muri metero 200, iyo bano bantu benshi bari kugenda mu muhanda bagaragazwa imbere n'itara ryera, naho inyuma bagashyiraho itara ry'umutuku. Ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo burenga metero 6, no mu mpande hari ukuntu hagaragazwa gute? A, itara rimwe cyangwa menshi yera; B, amatara menshi y'umuhondo; C, amatara menshi asa n'icunga rihishije; D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, ibisubizo byose nibyo. Imbere ni itara ryera, inyuma ni itara ry'umutuku, ariko uburebure burenga metero 6, mu mpande hagaragazwa n'itara rimwe cyangwa menshi yera, amatara menshi y'umuhondo cyangwa se amatara menshi asa n'icunga rihishije. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Utari wayisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa mu nsisiro bibangikanye mu ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Ayo matara arangwa n'amabara asati: A, umweru cyangwa umuhondo imbere; B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni umweru cyangwa umuhondo imbere, naho inyuma bari umutuku cyangwa ari umuhondo. Muzabirebe ku binyabiziga byanyu, amatara y'imbere aba ari umweru cyangwa ari umuhondo, mu gihe inyuma batukura cyangwa ari umuhondo. Rero ndizera ko ramusamo C, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera ko mu kibazo cyacu baba baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ndizera ko rero
waramutamo se ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishijemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, birabujijwe guhindukira. B, birabujijwe gusubira inyuma. C, umuhanda unyerera imbere. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ntibyemewe kugendera mu byerekezo byombi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, birabujijwe guhindukira. Wari uri kugenda mu muhanda ukifuza gukata ugasubira aho wari uturutse, nibyo bita no guhindukira. Rero uba ubujijwe guhindukira ahantu ubonye kino cyapa, kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni nuwe muvuduko? A, kilometero 60 mu isaha. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 25 mu isaha. D, kilometero 20 mu isaha. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu isaha. Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, umuvuduko wazo ntarengwa mu isaha aba ari kilometero 60. Noneho ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75. Noneho ku mapikipiki aba ari kilometero 80. Noneho velomoteri aba ari kilometero 50. Noneho ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, biriya binyabiziga bigenda biri kwiceka, ntabwo biba bigomba kurenza kilometero 25 mu isaha. Ibyo byose mba mbikubwiye hakiri kare kubera ko nzi ko ni ibibazo bababaza kugira ngo ugerweho mu kizamini urakora mu kanya ubifiteho amakuru ukorera imwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? A, imbere y'ahantu hinjirwa hanasokerwa n'abantu benshi. B, mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasokerwa n'abantu benshi uba ubujijwe kuhaparika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. No mu muhanda aho ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Ubundi uri kugenda mu muhanda, iriya mirongo iri iruhande rw'umuhanda iyo idacagaguye uba ubujijwe kuyirenga ngo ujye kuhaparika, ariko icagaguye urayirenga. Muzabirebe nk'iyo umuhanda urombereje ukagera ahantu noneho wenda hari umuhanda umanuka nk'aho hepfo, umurongo wose warenga uba ucagaguye. Cyangwa se hari nk'igipangu, inzira ijya kuri icyo gipangu uzarebe ku muhanda haba hacagaguye. Rero mu gihe hadacagaguye uba ubujijwe kuharenga ngo ujye no kuhaparika, no kurenga ubwabyo biba bibujijwe. Niyo mpamvu duhisemo C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro, utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya
urahita ugikora. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo numero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mu izi baduhaye ukaba wasoma ziriya nimero ziba zanditse kuri plaque. Mu ntera ingana iki? A metero 150, B metero 50, C metero 20, D metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C metero 20. Ziriya nimero ziba ziri kuri plaque, ririya tara ribonesha kuri plaque riba ryatuma uzisomera nibura muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wasomaho RAE 250 R, ibintu nk'ibyo. Rero ndakeka ko ramusamo C, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Ririya tara riba ryatuma usomera iziriya nimero muri metero 20. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Birangwa n'amabara sate: A umweru n'umukara, B umweru n'umuhondo, C ubuso bw'umweru gusa, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari imirimo ikorwa mu muhanda ngo birangwa n'iki? Wenda ikimodoka cyaguye mu muhanda munini kirawufunga bari kugikuramo, cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga bari kubitiyura. Hariya rero bashyiraho ibyapa bitegeka, bavuga ngo hano hari gukorerwa imirimo. Icyerekezo gitegetswe ni mukomeze imbere gusa, ni mukati iburyo gusa, ni mukati ibumoso gusa, bitewe n'ahantu bashaka ko muri buze guca. Iyo badakoresheje ibyo bakoresha icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba cyanditsemo ngo deviation, kuyobya umuhanda. Kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Birumvikana amabara ya bino byapa cyaba igitegeka cyangwa icyo kiranga aba ari ubururu n'umweru. Hano hari ahantu ugeze ubona handitse ubururu n'umweru, ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramuskandika ku papuro. Mbibutsa ko ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo wakora icyo ubonye iki cyapa. Icyapa gifite ubuso bw'umutuku, handitsemo amagambo, nibyo birango bivuga ngo stop, bisobanuye guhagarara. Ese urahagarara byagenze ute? A guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye, B guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona, C guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka, D guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Akenshi uzakibona uri mu muhanda muto, uwo muhanda muto ugiye kwiyunga mu muhanda munini. Urabizi niba uri kugenda mu muhanda muto ugiye kwinjira mu muhanda munini, abari mu muhanda munini bo barakomeza, wowe ugiye kwinjira akaba ari wowe ugira ute utanga inzira. Rero uzahagarara niyo nta kinyabiziga ubona kugira ngo winjire muri uwo muhanda munini ugenda gake gake,
udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Niyo mpamvu duhisemo B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona by'akanya gato ukinjiramo uwo muhanda ugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ubyikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ibe binyabiziga ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa nibyo bigira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Abantu bakunda kwica kino kibazo bahisemo B, ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Yego, n'ibinyabiziga bya polisi y'igihugu bigira ririya tara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose, ariko nuhitamo B za ambulance uzaba uzikuyemo. Mu gihe nuvuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa byose uzaba ubikubiyemo. Ndizera ko rero uzajya uhitamo C. Ndizera ko utari ugihisemo n'ikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara 2 atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 nk'uko mpora mbibabwira, wenda ni igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari umukungugu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Biba bigomba kugaragazwa inyuma n'amatara 2 atukura, ariko bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Ibyo bipimo: A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. B, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C, uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. D, A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha n'uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Wari wahisemo A nk'uko mpora mbivuga, kiba ari igisubizo cy'ukuri, ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, kubera baduhayemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. A, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2. B, ni bibi igihe cyose. C, ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara uzungazunga mu muhanda ujya iburyo ugaruka ibumoso aba ari bibi igihe cyose ku kinyabiziga icyo ari cyo cyose. Wenda uri kugenda mu muhanda ugeze ahantu kunyuranaho byemewe, urazungazunza uvuye iburyo, murabizi tugendera iburyo, uje mu gisate cy'ibumoso, umuyobozi w'ikinyabiziga wenda guturutse inyuma yatangiye kukudepasa, urumva azahita kugonga. Niyo mpamvu aba ari bibi igihe cyose gutwara ikinyabiziga cyawe uri kuzungazunga. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefoni ko ari njye wayiguriye ntigomba kuyikoresha he? A, ahari ibimenyetso bimurika, aho biba biri gukoresha amatara 3 ari umutuku n'umuhondo n'icyatsi. B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni de. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Telefone ngendanwa wiguriye ntugomba kuyikoresha ahari ibimenyetso bimurika, cyangwa se igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Hari abantu benshi bahisemo se. Reka nkumvishe impamvu duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kiri. Baba bari kukubaza ngo telefone yawe wiguriye ntugomba kuyikoresha ahari ibimenyetso bimurika. Wagera kuri feruje ntuyikoreshe, waba ukimara kuhahita ukagenda uri kuyikoresha. Oya, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha ntuyikoreshe, ariko niba utwaye kuri kilometero 80 mu isaha ugenda uri kuyikoresha. Nabyo oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose. Igihe utwaye ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha, umuvuduko uwo ari wo wose waba utwayeho, ntemerewe gukoresha telefone igihe utwaye ikinyabiziga. Ndizera ko waramutse ndizera ko wandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, inzira y'abanyeshuri. B, abanyamaguru ntibemerewe. C, agace k'abanyamaguru nta kinyabiziga. D, hegereye aho abanyamaguru bambukira. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni de. Hegereye aho abanyamaguru bambukira. Kino cyapa iyo ukibonye kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Iyo ukibonye ugera imbere ugahita uhabona iki? Zebra cross. Rero kiba cyegereye aho abanyamaguru bambukira. Ndizera ko ramutse ndizera ko ramutse cyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ukibuka ko bino byapa biburira ugomba kubibona hakiri kare, ukabanza ukagenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ukabona kugera aho hantu hari iyo zebra cross. Ndizera ko ramutse ndizera ko ramutse cyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora icyo ahuye n'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo gicanye amatara y'umuhondo aburira. A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. B, ikinyabiziga cy'ubutabazi. C, yagize ibyago. D, umuvuduko urenze. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko no gutambukana ubwitonzi. Ugomba kugabanya umuvuduko ukanatambukana ubwitonzi, kubera ko akenshi uri kwirinda ibyago ni ukugabanya umuvuduko cyangwa se guhagarara. Ubundi nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bavuze ngo umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko, ibyo bikunda kuba ari ibisubizo bya nyabyo. Mu gihe uri kubona nta kindi wizeyemo 100% ujye ukunda kugihitamo, kizaba ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? Ugeze ahantu usanze umuhanda urafunganye kandi hari ikindi kinyabiziga iri guturuka mu kindi cyerekezo, muri make kiri guturuka imbere yawe mugiye kubisikana. Ugomba gukora iki? A, agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka ku kindi kinyabiziga. B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. C, gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda. D, gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Ugomba kugabanya umuvuduko ugasiga umwanya uhagije
hagati yawe n'icyo kindi kinyabiziga kugira ngo mudakubana mukagongana mugatezanya ibyago. Ibyo byago aba arimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndizera ko mobe, ndizera ko musikandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kirabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu haba iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? A. Karifite ubuso bw'ibara ryera. B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C. Mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Iyo wavuze kare aba ari impande enye, ariko impande enye zose ziba zingana. Iyo wavuze urukiramende ho aba ari impande enye, ariko harimo ebyiri ndende zingana n'ebyiri ngufi zingana. Kiriya cyapa rero cy'inyongera kiba gifite ishusho y'urukiramende, ubuso buba ari ibara ryera, ibirango aba ari umukara kubera ko ni imibare iba yanditsemo bitewe n'iyo ntera ukuntu iraba ingana. Ndizera ko mobe, ndizera ko musikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi irabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rigiye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? A. metero 100. B. metero 50. C. metero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. Muri metero 40. Amatara yo kubisikana ni muri metero 40 kubera ko ujya kubisikana n'ikinyabiziga wacyegereye. Iyo bavuze nijoro igihe ijuru rikeye, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Abagomba kumurika rero muri metero 40. Amatara ndanga cyerekezo ari byo mwita ibinyoteri ni muri metero 150. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Amatara maremare ni muri metero 100. Ibyo byose mba bivuze hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizamini urakora mu kanya ubifite amakuru ukorere rimwe uhita utsinda. Murabizi gukora rimwe ugahita utsinda, niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko kino kizamini tumaze gukosora nari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bakiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda, tunabasabire kode nziza. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero tukwigishe mudasobwa ujye mu kizamini itakubera imbogamizi. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.